Bahaye mwaramutse mwifurije igitondo cyiza. Nkaba nongeye kubaramutsa nyine mbifuriza igitondo cyiza, mbifuriza icyumweru cyiza. Inshuti ba channel yacu Isange TV nongeye kubasuhuza cyane. Nkabanje ngo tubane mu minota mikeya cyane, tujye kuganiramo nyine. Uyu munsi ni ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Tukaba tujye kuganira ku Isange TV channel yanyu. Baramutse cyane, mbasaba gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo tukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Muri iyi minsi tukaba turi kwibanda ku bijyanye n'ingo cyangwa se imibereho yo mu ngo. Nibyo turimo kuganiraho muri iyi minsi. Ubu ngubu tukaba tuje kuganira ku bintu 10 bigaragaza yuko umugabo mu by'ukuri atacyubahiriza inshingano, cyangwa se wewe wa mugore we umugabo asigaye yarahindutse, yaratangiye kwanga atakigukunda. Tukaba tugiye kureba ibintu 10 bigaragaza cyangwa se nka gihamya kizakwereka yuko mu by'ukuri umugabo yahindutse, atakiri wawe nk'uko wari usanzwe umuzi. Tukaba nyine tugiye kubireba ibyo bintu uko bingana, uko ari 10, ngira ngo iminsi yashize cyangwa se iminsi itambutse twagiye tuganira uko mu bimenyetso bigaragaza yuko umugabo akunze umugore cyangwa se umugore akunze umugabo. Ubu none tugiye kureba ibintu 10 bigaragaza yuko umugabo yagize gutya, yahindutse akigendera, cyangwa se mu by'ukuri atagikozwa icyitwa urukundo rw'uwo yashatse. Mbahaye ikaze, mbasaba gukora subscribe, like, commentaire kugira ngo tubashe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu biri imbere. Nongeye kubifuriza igitondo cyiza, mbahaye ikaze. Muri byo bimenyetso 10 rero, icya mbere cyazagaragaza yuko umugabo atagikunda nuko azajya agaragaza umunaniro igihe cyose. Mu by'ukuri umugabo niba ageze mu rugo cyangwa se nkaho yakitaye ku muryango mu rugo, wenda avuye ku kazi cyangwa ahandi hantu yiriwe, azaza agaragaza umunaniro. Umugore namukuru yaza kumuvugisha, undi ajya amwikiza, akwikura, avuga ko ananiwe, mu by'ukuri yarushye. Icyo gihe nabikora umunsi umwe, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, uzamenye yuko umugabo tayari yarangije kuba yahinduka cyane. Ahubwo uzatangire ushakire hafi aho, urebe uko ibintu byaba bimeze, naho ubundi azaba yagiye kabaye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, azajya ataha avuye ku kazi, azajya ataha nagera ku ifunguro akubwire yuko mu by'ukuri adashonje. Umugabo natangira kuvuga yuko atakeneye kurya cyangwa se yumva adashonje, akabikora inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, kandi murimo usanzwe mwibaniye neza, aza ashonje ndetse agusaba ko wamuramira, ariko ubutakageza akavuga ko adashonje, nta kibazo afite. Umunsi umukaba umwe, 2, 3, uzamenye ko muri umugabo yatangiye guhinduka. Yashatse ahandi hantu aruhukira, ahandi hantu arya, kuko namara iminsi 3 akubwira ko yumva atabishaka, uzahite utangira gutekereza ko umugabo yahindutse kabaye. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu nuko numukenera azakubwira ko mu by'ukuri afite akazi kenshi atajya aboneka, usange arakuka inabi, usange arakubwira ko mu by'ukuri aba arimo kwita ku nshingano z'urugo, cyangwa se arimo ashaka icyateza urugo imbere, cyangwa se ashakisha imibereho y'urugo. Igihe cyose numukenera 1, 2, 3 akubwira ko ahoze afite akazi kenshi, mu by'ukuri uzahita utekereza ko yatangiye guhinduka, cyangwa se atakigukunda nk'uko byari bimeze, cyangwa yahindutse kabaye. Ikimenyetso cya 4, igihe cyose atesha agaciro igitekerezo cyawe. Ikizagaragaza yuko umugabo yahindutse cyangwa se atakiri wa wundi, nuko ibyo uzajya umubwira wa mugore we, ibyo uzajya umubwira nk'ibitekerezo byawe, ibyakubaka urugo cyangwa se ibyagira umumaro urugo, azajya akubwira ko ibyo ngibyo nta gaciro karimo, usanga arabitesha agaciro, usange arabifata nko nta kintu bivuze. Igihe cyose, igihe umuha igitekerezo, usange arakwiyama. Icyo gihe
ibyo bimeze gutyo uzahita ushakisha izindi ngamba kuko icyo gihe hazaba yahindutse byarangiye, uzahite ufatira hafi utangire ushakishe impamvu irimo irabitera. Iyo yari impamvu ya kane. Impamvu ya gatanu, nta kintu umubwira ngo agukorere azagikore. Mu by'ukuri ikizakwereka ko umugabo yatangiye guhinduka nuko hari igihe uzajya umubwira icyo yakagufashije, hanyuma nkaho yakigufashije akakubwira nabi, akubwira ko nawe ubwawe ingufu uzifite wakagombye kuba wagikoze. Icyo gihe rero naba atakigufasha gutya kandi imbere yagufashaga mwabyumvikanagaho, ahubwo wamubwira ikintu agahita gikora yihuse, uzamenye ko kabaye, uzashakishe ibindi bisubizo ahandi kuko icyo gihe azaba yarangije kuba yagenda. Ngo si uko bagenda. Iyo yari impamvu ya kangahe? Yari impamvu ya gatanu. Impamvu ya gatandatu rero, igihe icyo ari cyo cyose kenshi na kenshi azatangira kukubwira yuko nta kintu ushoboye. Azakubwira ko uri umunebwe wirirwa wicariye mu rugo, azakubwira ko nta bitekerezo bizima ugira, azakubwira ko utari umugore muzima. Igihe icyo cyose azajya akubwira ko nta kintu umaze mu rugo. Icyo gihe ibyo bintu nibyatangira ukabimwumvana, uzamenye ko umugabo yahindutse, yatangiye kukwanga, atakigufata nk'uko yagufataga. Icyo gihe uzashake ikirimo kubitera, kazaba kabaye. Iyo yari impamvu ya kangahe? Impamvu ya gatandatu. Impamvu ya karindwi, ntazigera aguha amahirwe yo kwiteza imbere. Umugabo wahindutse cyangwa umugabo utakigukunda, umubwira mu gitekerezo cyo kuba wakwiteza imbere cyangwa se yagufasha mu byo ushaka gukora ngo witeze imbere, hanyuma akaguhindura umusazi, akagutuka, akakuka inabi, akakubwira ko ari ukugira ngo numara kugira icyo ugera uzajye wirirwa umutesha agaciro, umusuzugura. Umugabo natekereza ibyo ngibyo, uzamenye ko yarangije guhinduka, byarangiye, uzashakishe izindi nzira. Iyo yari impamvu ya karindwi. Impamvu ya munani, mu masaha yose amara ku kazi azagabanya SMS cyangwa se ubutumwa yakoherezaga. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo yahindutse, ni ukuvuga ngo ya masaha yose yamaraga ku kazi, igihe cyageraga ari ku kazi akakoreza ubutumwa kubaza umeze ute, mu rugo bimeze bite, wiriwe ute. Ariko noneho naba yarahindutse, izakwereka ko yahindutse, ntazongera kohereza izo SMS, ubutumwa zabugabanya. Ujye umubona ijoro riguye ari nijoro, nabwo nyine nahagera usange arakubwira ko ananiwe, atayiryamira, iye no kurya ntabihe umwanya. Icyo gihe uzamenye ko uyu muntu umugabo yarangije guhinduka, byarangiye. Iyo yari impamvu ya munani. Impamvu ya cyenda. Impamvu ya cyenda, iyo yavuye aho yagiye iyo avuye aho yari yiriwe ntabwo agusuhuza. Tuvuge niba umugabo avuye ku kazi akabona araje, nta kintu akubwiye, arinjiye yigiriye mu rugo, akoze ibyo akora, nta kintu akubwiye, atakwitayeho kandi mutari muri kumwe, kandi ubusanzwe yazaga akagusuhuza, akakubaza amakuru uko bimeze, akaguhobera, mbese akakugaragariza ubwuzu. Ariko noneho yaza ntagire ikintu akubaza, ntagire icyo akubwira, akakwihorera, akinjirira, agakora ibyo akora. Kenshi na kenshi akakubaza nyine wenda ibyo akeneye bindi, yarangiza akikorera ibyo akakwihorera. Uzamenye ko umugabo yahindutse, byarangiye, uzahita ushakisha impamvu irimo irabitera, aho kazaba karabaye, azaba yarahindutse. Twagiye ku mpamvu ya cumi. Impamvu ya cumi izakugaragariza yuko umugabo yahindutse, atakigufata nka mbere cyangwa se atakigukunda nk'uko yabikoraga, nuko igihe icyo ari cyo cyose azagera mu rugo, uzajya usanga ari wa muntu utakigaragaza ibyishimo, ari wa muntu urakaye, ubabaye, wibaza ibibazo byinshi, mbese ubona umugore nta gaciro kimuhaye, cyangwa se ubona ababajwe nuko wenda hari umugore, mbese ukabona arahora yibaza ibibazo, aracecetse, ariturije, arebye ibyo ajyamo, yiyumviye radiyo, agiye kurira amakuru kuri televiziyo, umupira se. Igihe icyo ari cyo cyose ugasanga nyine ari busy, yihugiyeho, nta kintu akora, nta kintu avuga, ntaseka, ntagira ate, nta kintu abaza umugore, ntaki. Uzamenye ko ahangaha nyine byarangiye kuba yarangije kuba yahinduka, ntajya gukunda nka mbere. Mu gihe mbere yagaragazaga ubwuzu, yagaragazaga ubushake bwo kukuvugisha no kuba muri kumwe, ariko ubu ngubu akaba
nyinaza akikorera ibyo akinjirira agakora ibyo ashaka yarangiza yakanitembera nta kintu akubwiye ahangaha uzamenya ko byarangiye icyo uzakora ni ukuzashakisha impamvu iri gutuma ibyo byose biba naho ubundi guhinduka wazaba yarahindutse inshuti bakunzi ba channel yacu rero ngira ngo ni izo mpamvu 10 narinje kugira ngo tuganireho gakeya mu minota mike cyane ngira ngo murabona ko iminota 10 irahagije umuntu abarimo ajya no gukora ibindi ariko ntago iyi minota kugenda tuyiganiriyemo izi ni impamvu rero 10 ngira ngo mukwiriye kuzirinda abagabo mukwiriye kuzirinda abagore nawe mukwiriye gushakisha uburyo kizira impamvu zitabaho ngira ngo zituma nyine ibintu bitagenda neza ugasanga wa mubano utangiye gusubira inyuma ibintu biracitse ugasanga nta ikizere kitangiye kugabanyuka kandi atari ko byakagombye inshuti bakunze bayisange TV rero ngira ngo mukore like subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane ibiganiro bitandukanye ubundi nakagaruka mugire umunsi mwiza n'icyumweru cyiza Imana ibahe umugisha uyu munsi